ntabwo Imana ihoza amarira ku muntu wari uri guseka. Oya, Imana ihoza amarira umuntu wari uri kuyarira, kandi impundu zivuga ku muntu wari urimo kuvuza induru. Uramenye ntuzabe ikintu cyangwa ntuzabe umwe mu bantu batuma uwo muntu avuza induru, cyangwa uyu muntu ntakavuza induru isoko ari wowe. Uzaba wikururira kaga, kuko ni ikiremwa nk'icyawe. Icyo wamurushije ni amahirwe isi yaguhaye, ariko ejo Imana yamuha umugisha ugasanga nawe uramukeneye. Kandi ujye uzirikana ko ibyo akora nawe buryo utabishobora, akaba ari nayo mpamvu wamukeneye. Sinzi niba unyumvishe we. Iri jambo rirareba umunyonzi, iri jambo rirareba umumotari, iri jambo rirareba ucuruza umucuruzi muto n'umunini, iri jambo rirareba abasora n'abasoresha, iri jambo rirareba abanyamakuru n'abatari abanyamakuru, iri jambo rirareba abapolisi n'abasirikare, iri jambo rirareba abazamu, iri jambo rirareba abadoctors, iri jambo rirareba abaganga, iri jambo rirareba abakora akazi k'amanywa n'akijoro, iri jambo rirareba umuntu wese uraye ku burinzi, iri jambo rirareba umuntu wese uneze amatwi akaba nkurikira. Ndaga nkubwire ngo Imana ikoze ikintu gituma abanzi bawe. Iri jambo rireba umucuruzi n'umuhinzi, iri jambo rireba umushoferi n'umumotari, iri jambo rireba umuvugabutumwa n'umupasiteri, iri jambo rirareba umuntu wese unteze amatwi. Lebakotista sidraini miniva. Iri jambo rirakureba we muzima nawe urwaye, iri jambo rirakureba wowe ucumbagira nawe ugenda neza, iri jambo rirakureba wowe ufite imodoka nawe ugenda n'amaguru, iri jambo rirakureba wowe nkurikiye utwaye imodoka cyangwa uri mu nzira utaha n'amaguru cyangwa ku kamoto cyangwa ku igare, iri jambo rirakureba wowe ukora mu rugo nawe ukora mu biro, iri jambo rirakureba wowe wabyaye n'utarabyaye, iri jambo rirakureba wowe ufite ideni n'utarifite, rirakureba wowe ukodesha n'udakodesha, iri jambo rirakureba wa mugabo we cyangwa umugore, iri jambo rirakureba wa musore we cyangwa umukobwa, iri jambo rirakureba wa mwana we, iri jambo rirakureba wowe ukijwe n'udakijijwe, wowe upinga iby'Imana cyangwa ubyemera gake cyangwa utabyemera burundu, wowe ubyemera cyane n'ubyemera gahoro, umunyantege nke n'umunyembaraga, iri jambo riramureba. Imana ikoze ikintu wipikanstize voria. Imana ikoze ikintu umupolisi, Imana ikoze ikintu umusirikare, Imana ikoze ikintu wowe ukora mu nzego zikomeye, Imana ikoze ikintu ditikansopi fine ya wiridra, ikoze ikintu gituma umutima wawe utekana. Wimbwira ngo uratekanye, iyo ubutekanye ubugeze hahandi wifuza, kuko aho utaragera hari abahadindiza, hari imbaraga zituma utahagera. Izo mbaraga nizo Imana igiye kumwaza. Icyamira ijambo mukaryumva, kuko iri jambo Imana irintumye ngo ndibabwe. Wowe unyumva, wowe ukodesha n'udakodesha, detiti kosipifo, wowe ufite akazi n'utagafite, iri jambo rirakureba. Kuko burya buri muntu wese agira intambara ye, umuntu wese agira ikimurwanya, umuntu wese agira imbaraga imuba hejuru kandi ikomeye, buri muntu wese agira imbaraga imudestabiliza, buri kintu cyose kigira ikimusebya, buri kanyamaswa kose kagira kagahiga. Nyumva neza. Dusenge kugira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri Imana y'icyubahiro cyinshi, uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubushobozi bwinshi, uri amahoro yacu, uri imbaraga zacu, uri igihome kidukingira. Ndakubashyira Kristo wa Nazareti kugira ngo uze ubane nanjye, uze ubane natwe muri iri jambo, utugirire neza, imbaraga z'Imana zidutwikire, tubone imbaraga zawe, tubone gukomera kwawe, icyubahiro cyawe kibe kuri twe, kandi ibendera ryo kunesha urizamurire ku buzima bwacu. Umuntu wese ugiye kumvira iri jambo rimubohore, iri jambo rimushyitse ku cyo ushaka, kandi iri jambo rimuvanaho yarari, rimushyitse ahandi, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Imana rebaho umugisha. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza, duhereye ku gice cya 15, hanyuma tugasoma umurongo wa 4. Igitabo cy'abacamanza duhereye ku murongo wa 4, ariko ku gice cya 15 cy'abacamanza. Arimo ngo nuko Samusoni aragenda afata ingunzu 300, yenda amafumba y'umuriro. Izo ngunzu arazifatanya imirizo, ayihambiranya n'ifumba y'umuriro. Kuvuga ngo buri ngunzu agenda ahambira y'ifumba y'umuriro, maze akongeza amafumba, arazikungagiza, aziroha mu mirima y'ingano y'Abafilisitiya. Inkongi iratwarana hose, si mu miba, si mu ngano zidatemye, si mu myelayo, byose birashya birakongoka. Amen. Nimwakire umugisha w'Imana muri iri jambo, kandi icyubahiro cy'Uwiteka kibe kuri mwebwe, imbaraga z'Imana zibe kuri mwe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Imana ikoze ikintu gituma abanzi bawe bahomba.
Imana ikoze ikintu gituma abanzi bawe bahomba, cyangwa Imana igukoresheje igituma abanzi bawe bahomba. Reka mbabwire ko mu by'Imana ishoboye no guhombya abanzi bawe. Mu by'Imana ishoboye no guhombya abanzi bakurwanya, ishoboye no guhombya abanzi baguhiga. Mu bintu Imana ishoboye, kuko Imana iharanira ijabo cyangwa icyubahiro cy'umukiranutsi. Iharanira kubona umukiranutsi wayo ahagaze adafite ikintu na kimwe kimuhungabanije. Nicyo gituma Imana imurwanira ishyaka uko bwije n'uko bukeye. Nta muntu wigeze yigera Imana ngo ayikiranukire akora ibyo ishaka, narangiza yumvire mu byo akora byose ngo hanyuma Imana imutererane mu rugamba. Niyo mpamvu iteka ryose muzabona abanzi b'abantu cyangwa abanzi bacu, abanzi b'abakozi b'Imana, abanzi b'abubaha Imana, abanzi b'abana b'Imana, iteka ryose bahomba, kandi bagahombera imbere y'uwo bashatse guhombanya, bagahombera imbere y'uwo bashatse guhombya burundu, bagahombera imbere y'uwo bashatse kunaniza ngo bamwambure imbaraga n'ubushobozi ndetse ngo banamusuzuguze. Mu by'Imana ishoboye rero cyangwa ije gukora, ijo no guhombya abanzi bawe, kuko barakuzonze, barakuzengereje. Erega abadayimoni buriya bakoresha abantu, kandi abadayimoni ubwabo nabo baje guhomba, kuko bagiye guhomba ku mugaragaro. Amateka yabo agiye gusibangana mu kanya gatoya. Ijambo ronzanye muri uyu mugoroba ni ijambo rivuga ngo Imana igukoresheje ikintu gituma abanzi bawe bahomba, cyangwa Imana ikoze ikintu ku buzima bwawe gituma abanzi bawe bahomba. Birashoboka ko bamaze igihe bakugendaho, birashoboka ko ubabaye, birashoboka ko aho uri wumva utagifite ibyiringiro, birashoboka ko wumva abanzi bamaze kuba benshi, ko wumva nta jambo gifite. Yewe biranashoboka ko wumva imibereho yawe igenda igerwa ku mashyi, birashoboka ko wumva ugenda usatira iminsi yawe yo gupfa, birashoboka ko wumva igihe cy'ibisubizo byawe kirimo kigenda kirangira, biranashoboka ko wumva ko amajwi akubwira ngo nyamara nta kiza uzageraho, nta naho uzagera. Yewe burya birashoboka ko wakumva wihebye, ukumva neza ibyawe birarangiye. Reka mvuge ngo burya biranashoboka ko wakumva amateka yawe arimo agera ku musozo. Reka mvuge ngo burya hari igihe amagambo yaba menshi anakanakubwira ngo burya ntaho uzagera. Birashoboka ko imisozi ibigerageza imaze kuba myinshi, ukaba wumva nta nzira wabona. Biranashoboka ko abanza amaze kwikusanya bakaba benshi mu buzima bwawe, yewe ukumva neza imibereho y'ubuzima bwawe iragenda ipfapfana. Reka mvuge ngo biranashoboka ko icyerekezo cyawe ubona gisa naho kirimo igihu, ukabona kibuditse nta nzira, ukabona n'ikirere cy'ijuru ubona gifunze. Biranashoboka ko umaze igihe kirekire wumva ijwi ry'Imana, wanaryumva ukabona nta mpinduka, ugahita uvuga uti burya mu mibereho yanjye nayo ireme iragenda ipfa. Biranashoboka ko Imana imaze igihe icecetse. Reka mvuge ngo birashoboka ko umaze igihe wumva nta jwi ry'ihumure wumva. Burya birashoboka ko umaze igihe nta jwi riguhumuriza wumva. Birashoboka ko wumva umusozi utinze wo gushaka no kudashaka n'urugo na bya bindi byose ukusanyije. Birashoboka ko wakumva ko ibibere yawe ijya harindimuka. Birashoboka ko wumvisha amajwi meza akubwira ngo burya nta cyerekezo naho wenda kugera. Birashoboka ko banakubwiye ngo n'Imana usenga nayo ntizagusubiza. Birashoboka ko banakubwiye ngo Imana yawe nayo nta cyerekezo ifite. Birashoboka ko bakubwiye ngo wenda imibereho yawe irimo irarangira. Birashoboka ko bakubwiye ngo amateka yawe arimo ararangira. Birashoboka ko bakubwiye ngo wowe uzapfa nabi, cyangwa urimo uregera umusozo w'urugendo rwawe. Biranashoboka yewe ko uyu munsi amajwi wakira ariyo menshi kuruta ihumure. Birashoboka ko neza n'umubiri wamaze kwakira ko nta cyerekezo cy'ubuzima utegereje. Reka mvuge ngo birashoboka ko wumva umaze kwiheba neza ku buryo utagitekereza neza n'imishinga wayihagaritse. Hari igihe umuntu abaho mu buzima yumva yahagarika imishinga, akumva nta kintu yakora, akaba ati ibyo nakoze byose byarafeirinze, abanga ibyo nakoze byose byarapfuye, reka n'ubundi mbyihorere ntacyo bikimaze. Birashoboka uyu muntu birashoboka ko yaba ari mu kirere kimeze gutya. Birashoboka kandi ko nta n'umuntu ukigucira kari urutega, yaba aho uvuka, aho utuye, aho washatse, mu nshuti zawe zose bakaba barakuvuyeho. Ukavuga uti pe n'uwo nagiriye neza arimo aranyitura inabi, uwo nabikiye ibanga warimo aransebye, arimo aranyambika ubusa uwo nambitse, uwo nahaye agaciro we yakanyambuye, uwo nahaye ibyiza arimo aranyitura ibibi, uwo nahaye ubuzima arimo arampa umwaku. Abo nagiriye neza niba barimo kungambanira. Birashoboka kuri muri iyo situation imeze ityo. Birashoboka ko ureba imbere ukabona n'urwobo rw'umworera munini, ukabona ibyiringiro byawe birimo biragenda biyoyoka.
ese uratekereza ko amateka yawe yahinduka? Uratekereza ko uyu munsi wakumva ijwi ry'ihumure? Ese uratekereza ko uyu munsi wakumva ijwi ritanga ubuzima? Ese uratekereza ko uyu munsi amateka yawe yahinduka? Ese uratekereza ko santeri kando wipasti feri ya bidra hari ubuzima bwaza amateka yawe agahinduka? Uyu muntu ni w'Imana intumyeho ngo nkubwire ngo igihe umaze utegerereje Imana ije gukora ikintu gituma abanzi bawe bahomba, kuko abanzi bawe bashoye byinshi ku buzima bwawe. Abanzi bawe barashoye, bashora mu bapfumu, bashora mu magambo, bashora mu megabayiti kugira ngo bakwize amakuru kuri WhatsApp. Barashoye pe, barashora, bakoresha imbaraga zabo zishoboka zose. Ariko niwe Imana intumyeho nkubwire ngo abanzi bawe icyo bashoye icyo ari cyo cyose kigiye guhomba ku mugaragaro. Reka mbigusubiriremo kugira ngo ubyumve neza. Abanzi bawe uwo ari we wese, izina ryose yaba afite, uwakugambaniye, uguteza abantu, udikostisi fepeya. Iri jambo ndibwira abanyarwanda, iri jambo rirakureba we munyarwanda, we wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nushaka uri translating ushyire mu rurimi cyangwa ubibwire abantu mwegeranye batumva urwo rurimi, urishyire mu rurimi bumva. Iri jambo rirareba umuntu wese uri mu kibazo, ufite amatwi yumva, uhumeka umwuka w'abazima, akaba atemberamo amaraso atari yapfa. Iri jambo rirakureba ngo Imana igiye guhombya abanzi bawe. Iri jambo rirareba umunyonzi, iri jambo rirareba umumotari, iri jambo rirareba ucuruza, umucuruzi muto n'umunini, iri jambo rirareba abasora n'abasoresha, iri jambo rirareba abanyamakuru n'abatari abanyamakuru, iri jambo rirareba abapolisi n'abasirikare, iri jambo rirareba abazamu, iri jambo rirareba abadoctors, iri jambo rirareba abaganga, iri jambo rirareba abakora akazi k'amanywa n'akijoro, iri jambo rirareba umuntu wese uraye ku burinzi, iri jambo rirareba umuntu wese uneze amatwi akaba nkurikira. Ndaga nkubwire ngo Imana ikoze ikintu gituma abanzi bawe bahomba. Iri jambo rireba umucuruzi n'umuhinzi, iri jambo rireba umushoferi n'umumotari, iri jambo rireba umuvugabutumwa n'umupasiteri, iri jambo rirareba umuntu wese unteze amatwi. Lebakotista sidraini miniva. Nari ninjira neza nifashishije iyi reference ya Samusoni, ndagira ngo woherereze message mugenzi wabwira ngo rya jambo wari ukeneye, rya jambo ritanga ubuzima, rya jambo ry'amateka, rya jambo rigiye kuguhagurutsa, rya jambo rigiye gutanga ubuzima ryaje. Iri jambo rirakureba we muzima nawe urwaye, iri jambo rirakureba wowe ucumbagira nawe ugenda neza, iri jambo rirakureba wowe ufite imodoka nawe ugenda n'amaguru, iri jambo rirakureba wowe unkurikiye utwaye imodoka cyangwa uri mu nzira utaho n'amaguru cyangwa ku kamoto cyangwa ku igare, iri jambo rirakureba wowe ukora mu rugo nawe ukora mu biro, iri jambo rirakureba wowe wabyaye n'utarabyaye, iri jambo rirakureba wowe ufite ideni n'utarifite, rirakureba wowe ukodesha n'udakodesha, iri jambo rirakureba wa mugabo we cyangwa umugore, iri jambo rirakureba wa musore we cyangwa umukobwa, iri jambo rirakureba wa mwana we, iri jambo rirakureba wowe ukijwe n'udakijijwe, wowe upinga iby'Imana cyangwa ubyemera gake cyangwa utabyemera burundu, wowe ubyemera cyane n'ubyemera gahoro, umunyantege nke n'umunyembaraga. Iri jambo riramureba. Imana ikoze ikintu wipikanstize voria. Imana ikoze ikintu umupolisi, Imana ikoze ikintu umusirikare, Imana ikoze ikintu wowe ukora mu nzego zikomeye, Imana ikoze ikintu ditikansopi fine ya wiridra, ikoze ikintu gituma umutima wawe utekana. Wimbwira ngo uratekanye, iyo ubutekanye ubugeze hahandi wifuza, kuko aho utaragera hari abahadindiza, hari imbaraga zituma utahagera. Izo mbaraga ni z'Imana igiye kumwaza. Icyamira ijambo mukaryumva, kuko iri jambo Imana irintumye ngo ndibabwe. Wowe unyumva, wowe ukodesha n'udakodesha, detiti kosipifo, wowe ufite akazi n'utagafite, iri jambo rirakureba. Kuko burya buri muntu wese agira intambara ye, umuntu wese agira ikimurwanya, umuntu wese agira imbaraga imuba hejuru kandi ikomeye, buri muntu wese agira imbaraga imudestabiliza, buri kintu cyose kigira ikimusebya, buri kanyamaswa kose kagira kagahiga. Nyumva neza, wili kode zini maridrobe ne kostiforia. Umwanzi wawe ahantu ari ahuye n'ibibazo ko amateka anekuwa agiye kuguhindukira. Imana ikoze ikintu gituma bakuroze bahomba, Imana ikoze ikintu gituma bakwanga bafunga umunwa, Imana ikoze ikintu kiguhamagarira inshuti zikaza kuvuga ngo nukuri byo tubonye kusenga, Imana ikoze ikintu gituma abantu bahindura amagambo. Wowe ufite imyenda myinshi n'imike, iri jambo rirakureba. Wowe utari washaka n'uwashatse, iri jambo rirakureba. Wewe wabenzwe cyane, nawe utarabazwa n'izina kandi ukuze, nawe iri jambo rirakureba.
rirakureba wowe usambana cyane nawe udasambana, rirakureba nawe ivovotera Imana ivuga ngo yaragutaye. Iri jambo rirakureba wowe ukora ibyaha ukabyiyongeza, ugafata ubusambanyi ukagerekaho gukuramo inda, ukagerekaho kwikinisha no kwiba, ukagerekaho kubeshya no kugavura no kudipandoskita no kubeshyira abandi no kugambana. Iri jambo rirakureba ngo riguhindure ubu umwana w'Imana, kugira ngo nawe ikore ikintu gituma. Erega nawe shitani ubigukoresha n'umwanzi wawe, Imana yaguha agakiza, shitani agahomba. Nyumva twifashishije iri jambo twifashishije, ndiho ndavuga ibintu by'ubuzima. Hari intambwe ukwiye gutera, amateka yawe agahinduka, kuko burya hari ikibiri inyuma. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hariho umuntu witwa Manowa, akabagira umugore we, akagira umugore batabyara. Imana ibatekereza kuba igisubizo cy'Abisiraheli. Andaza kuvuga Abisiraheli, mvuge n'abanzi babo bitwa Abafilisitiya. Abafilisitiya babaye abanzi b'Isiraheli kuva kera. Sifite umwanya mvuga Abafilisitiya uburyo bagiye bazonga Abisiraheli, ariko turaza kwifashisha iki gihe, kuko Abafilisitiya murabizi ko banazonze mu gihe cya Dawidi. Bagiye bazonga Abisiraheli mu gihe kinini cyane. Abafilisitiya murabizi ko banyaze isanduku y'Imana ku bwa Eri, ndetse baragenda bayisuzugura, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Murabizi ko Abafilisitiya aribo bamaranye isanduku hagati y'urugabano rw'Abisiraheli n'Abafilisitiya, hakamara imyaka 20 isanduku y'Imana. Ibyo murabizi. Rero uyu munsi turaza kwifashisha ku rugero rwa Samusoni n'Abafilisitiya ndetse n'Abisiraheli. Imana irabamwaza. Hariho umugabo witwa Manowa. Uyu mugabo ntabwo yagiraga umwana, ariko akubaha Imana, kabazi ko Imana izamutabara. Umva nkubwire, wibura byose kumana kwizera, wibura byose kumana ibyiringiro, wibura byose kumana amavuta, wibura byose kutaside marikando dreria lobi faskita ni marizara drare bene kutayige tisa sovalama ni cause da sidi marike droria veniwa. Wibura byose hariho imbaraga z'Imana, wibura byose hariho amavuta, wibura byose hari icyerekezo cy'amavuta y'Imana. Bibiliya iravuze ngo umunsi umugore ahura na marayika, aramubwira ngo ugiye kuzabyara umwana, amuha kondisiyo, abwira ngo ntuzanywe ikintu gihumanye, ntuzanywe igisindisha, uwo mwana ntuzamwogosha umusatsi. Bamuha kondisiyo y'uko uwo mwana azamera, bamuha kondisiyo babwira ngo uyu mwana agiye kuvuka kugira ngo Imana imukoresha azahombye abanzi banyu. Uyu mwana yaje kuvuka witwa Samusoni, munkurikire neza. Aravuka agendera mu kubaho kw'Imana. Abafilisitiya bari barakoreye udutendo twinshi, cyangwa bari barakoreye amahano menshi, bari barakoreye ibyamfura mbi Abisiraheli. Ibintu bitatu bikomeye. Ikintu cya mbere, ngo Abisiraheli barahingaga imyaka bakahingisha imbaraga zishoboka, ngo ariko Abafilisitiya baza bakayinyukanyuka, cyangwa bakayisarura, cyangwa bakajya kuyigaburira amatungo yabo. Donc bakabinjirana mu mirima yabo mu gihugu, bakaza bakanyukanyuka imyaka yabo, bakayisarura neza, bakabateza ubukene. Hari umuntu nyumva ukoresha imbaraga zishoboka, hari umuntu nyumva ukoresha imbaraga zishoboka, ariko yajya kureba agasanga yahombye, agasanga hari ikintu gitwara ibintu bye, agasanga hari ikintu gitwara umugisha we, agasanga hari ikintu gitwara umusaruro we, agasanga hari ikintu gitwara intambwe z'ubuzima bwe. Reve de bone leleketayi nono pandikitayi ni adudusti kesa for. Reka ngutangarize ngo amateka yawe agiye guhinduka niba ukoresha imbaraga. Ubu hari umuntu nyumva ukora ku kwezi agahembwa, ariko yajya akora ku itariki 10 agasanga yasubiye kuri kagakayi, akajya akora ahembwa amafaranga aca ku makayi, ajya akorera amadeni gusa, cyangwa akaza ibintu bituma inyatsi. Hari umuntu uriho akaba ari insuzugurwa neza, Abafilisitiya bakaba barakuzonze, nta kintu wageraho. Nuko Abisiraheli bari bameze, bagahinga imyaka, bagashaka amafumbire, bagashaka amapiki, bagashaka amasuka, bagashaka ibyo, bagahinga, bagashaka n'abagoronome bazi iby'ubuhinzi. Ariko ngo igihe cyo kwera cyo gusarura cyagera, Abafilisitiya bakaza ngo bakanyukanyuka imyaka yabo, barangiza ibananiye bakayisarurira amatungo yabo, ubundi ngo bakabakoba, ubundi bakabazonga, ubundi bakababuze epfo na ruguru, inzara ikabatera kandi barahinze. Ubu hari umuntu ubushonje kandi akora, akaba afite inzara kandi akora, ntako atagize akoresha imbaraga, akaba atagira umwenda wo kwambara kandi akora, akaba atashobora kwishyurira abana minerivare kandi akora. Abafilisitiya barakunyaze, Abafilisitiya barakunyaze,
abafilisitiya barakunyaze rwose, baragutwaye. Icyo ni ikigeragezo ufite cy'abafilisitiya bakuzonze. Nubwo harimo abantu bagira n'ibigeragezo bikururira, ariko si cyo naje kuganira. Abafilisitiya barakuzonze, abafilisitiya bakubujije amajyo, abafilisitiya bakubujije icyerekezo, abafilisitiya urahinga bagasarura, uratereta hakarongora undi, wakubaka inzu ikababwamo n'abandi, uwo ruhomba. Iyo ni imyaka y'abafilisitiya bagenda bakandagira bakayizonga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ngo bari barafunze amayira yose atuma bahaha. Reka mbivuge mu mvugo y'umwuka, bari barafunze amayira yose atuma babona umugisha. Barafunze amayira yose atuma Abisiraheli bahaha, atuma Abisiraheli babona umugisha, atuma Abisiraheli babona icyerekezo. Ayo mayira yose bari barayafunze neza. Ubu hari umuntu uriho akaba adafite inzira n'imwe yatuma abaho. Aho adepoje hose baturiye umuntu ntabwo azi gukora. Aho agerageze ngo yanakabona bose akaba baturiye umuntu atera umwako. Bagerageze no kumurambagiza baturiye umuntu iwabo ntibabyara. Iwabo bararoga n'isazi. Uyu muntu abafilisitiya bamufungiye amayira atuma neza nta mugisha yabona, atuma umugisha wo guhaha upfapfana. Uko niko byari bimereye Abisiraheli. Abisiraheli bari bafungiwe amayira atuma bahaha, atuma bagera kuri destiny. Amayira yose barayafunga abafilisitiya. Ubu hari umuntu unyumva neza wabuze inzira yatuma ashaka. Ubu hari umuntu unyumva wabuze inzira yatuma abona akazi, abafite barayifunze. Uyu muntu ari umuntu unyumva watumye umugongo udashobora donc yabuze umugisha, yabuze icyerekezo, ahora yunamye, ahora yigaya, ahora yipfobya, ahora yisuzugura kubera ko amayira yose yifunze. Cyo ni cya kabiri bafite abakoreye Abisiraheli. Icya gatatu ngo barabasuzuguye kugeza ku rugero nabo ubwabo bisuzugura. Donc kugusuzugura gusa ntago bihagije, ahubwo baragusuzugura bakabisubiramo bakabirepeta kugeza ubwo nawe ubona kuri insuzugurwa. Icyo gihe stabilité iratakara, icyerekezo kiratakara. Iyo wirebye koko nuganiriye nawe umubwira burya ko ntacyo uzageraho, nukubajije amakuru burya umubwira ngo kundeba nzapfejo Imana yarantaye, ukundeba byarandangiranye, ukundeba nta mugisha mfite, ukundeba icyerekezo cyanjye ntacyo, ukundeba ubuzima bwanjye buri mu marembera, ukundeba ndabona ndi mu cyerekezo cyenda gupfa, ukundeba ndabona ubuzima bwanjye buri mu marembera. Uyu muntu widikediza setutariza la maria godre de fepista inikia. Iyo huye nawe niyasenze asengana amaganya, niyasenze abayumva nta isengesho rye ritazasubizwa, kugeza ubwo aravuga ati Imana n'ubugingo nabwo nushaka uzamuha kubw'ubuntu bwa, akaba yumva n'ubugingo nabwo Imana izabumuha kuko yamugiriye impuhwe. Reka da, n'abafilisitiya bakuzonze kugeza ubwo bagutera kwiheba no kwisuzugura. Urimo uranyumva neza? Abafilisitiya baragusuzuguye, barabirepeta kandi babikora igihe kirekire. Bakoresha abantu batandukanye, bakoresha n'uburyo bwose kugira ngo serivo yawe ipfe, ihagarare imbere nk'irwaye paralize. Ntutekereza, wumva udatekereza neza. Niyo utekereje uravuga uti nibyo natekereje ntabyo nagezeho, ni nta mpamvu yo kwivuna, ndandika 7 iyo nanditse yarapfa. Donc umuntu akaba araho gusa atanyeganye kugeza ubwo avuga ngo nta mugabo ntegereje, ntizinageze uza kubyara, sinatunga 100,000, mba numva nanjye ntahanura, mba numva nta mukozi w'Imana, no muri korani ntibanyemera, na karitsiye ntibanyemera. Ubundi se wacu baba baranyanze, ninde wundi wanyemera? Ubundi se Imana bitansubiza, ubundi ninde wundi wakanyemeye? Izo ni imbaraga zo kwisuzugura utezwa n'abafilisitiya, ukumva ntacyo wageraho. Kandi burya baza bitonze bakanaguha ibimenyetso bifatika. Mana we, bakaguha ibimenyetso bifatika, bakakubwira ngo yewe ibyo tuvuga turabizi, tubifitiye na gihamya, tubifitiye ikimenyetso gifatika, ntaho uzagera. Nihashimwe Imana ije kuguha ikimenyetso gifatika kigatuma abanzi bawe bahomba. Bibiliya iravuga ngo Samusoni arakura Abisiraheli bababaye, akura ariko ari igisubizo cy'Imana, akura Imana ishaka kumukoresha, akura Imana ishaka kumuzamura, akura
kure Imana ishaka kumugira igikoresho gituma Abisiraheli bishima. Birashoboka ko uyu munsi ubabaye, birashoboka ko uyu munsi ufite agahinda, birashoboka ko uyu munsi wumva ushobewe, ariko wasanga uri igisubizo cy'abariraga, wasanga Imana ikubikiye igisubizo cy'abarimo barira, wasanga Imana ikubikiye kuzahoza abandi barimo barira, wasanga uri igisubizo cy'abandi bameze nkawe, yewe n'abari munsi yawe uruta, bari mu gahinda karuta kufite, bari mu gahinda gasumba kufite, wasanga ugiye kubabera igisubizo kizima, wasanga ugiye kubabera intambwe igiye kubinjiza muri destination yabo. Samusoni akurira mu gahinda ka nyina na se kuko ntacyo bagiraga. Sintekereza ko abantu nabo baryaga, ahubwo Abafilisitiya bari barabazonze. Samusoni akurira muri ako gahinda, ariko Imana imuteganyirijemo ikintu, imuteganyirije kuzaba udasanzwe, imuteganyirije kuzaba umuntu w'umunyembaraga, imuteganyirije kuzaruhura imitima y'abababaye. Wowe unyumva, ushobora kuba warakuze nabi, ushobora kuba ukora akazi kabi, ushobora kuba ucunaguzwa, ukubonye akabona ntacyo uzageraho, bakakwambika umwambaro w'igisuzuguriro, bakabona uzagwa aho hantu, bakabona uzagwa aho hantu. Kamabwire burya n'abakoresha badatinya gutuka abakozi babo. Bavandi, nimushaka mujye mwitonda. Wowe unyumva, niba ufite ukoreshwa, ufiteho ububasha, nushaka ujye ubitwara buhoro, kuko uwo muntu wasanga Imana imubitsemo ikintu gikomeye. Reka nguhe urugero. Iyaba muka Potifari yarazi wari gushaka gukoresha icyaha witwa Josefu, iyaba yarazi neza icyo Imana izamukoresha, iyaba yarazi neza ko azava umuntu ukomeye nawe akamuyobora, ntabwo yari kumugaraguza agati. Potifari yaza kumenya Josefu uwo ari we, wenda naba nawe yamuhaye ibye byose, aramubwira ngo nkwimye umugore, ariko ntaba yaramuguze, ahubwo yaramuze akabati ndaguhakwaho, kuko ejo agapira kahinduka, ejo Imana yacurika ikibuga. Nasomye ijambo muri Zaburi rivuga ngo ahari kurira kwarariye umuntu nijoro, ngo ariko bwacye mu gitondo impundu zikavuga. Ntabwo impundu zivuga ku muntu wari usanzwe azivuza, ntabwo Imana ihoza amarira ku muntu wari uri guseka. Oya, Imana ihoza amarira umuntu wari uri kuyarira, kandi impundu zivuga ku muntu wari urimo kuvuza induru. Uramenye ntuzabe ikintu cyangwa ntuzabe umwe mu bantu batuma uwo muntu avuza induru, cyangwa uyu muntu ntakavuza induru isoko ari wowe. Uzaba wikururira kaga, kuko ni ikiremwa nk'icyawe. Icyo wamurushije ni amahirwe isi yaguhaye, ariko ejo Imana yamuha umugisha ugasanga nawe uramukeneye. Kandi ujye uzirikana ko ibyo akora nawe buryo utabishobora, akaba ari nayo mpamvu wamukeneye. Sinzi niba unyumvishe we. Ibyo akora niyo mpamvu utabishoboye, niyo mpamvu wamukeneye. Impamvu wamukeneye nuko mukeneranye. Impamvu yakwitabye nuko nawe ufite icyo adafite, nawe akagira icyo udafite. Bivuze ngo afite imbaraga zo gukora ibyo udashoboye, nawe ukagira igihembo cyo kumuhembera imbaraga yakoresheje. Bityo bitwara buhoro, kuko murangana dans notre terme, murangana mu bundi buryo, murangana murindi ruhande. Afite imbaraga, nawe ufite igituma imbaraga ze zikomera. Mu yandi magambo, nuza gukoresha ubwenge urasanga burya mwuzuzanya. Bityo mukwiye kubahana. Nawe mukozi, nawe ujye wubaha shobuja nk'umuntu ufite icyo ukeneye, kuko nawe wasanga ibyo akubereye umugisha akakuzakugezaho ugomba kugera. Akaba ari kukwigisha kubaho uko abakire babaho, akaba ari kukwigisha uko abayobozi babaho, uko ubona yitwara mwigireho, wenda ejo yaba ari wowe. Mana we, ndafashijwe mu kabyaramwe. Ndashaka kumenyesha ngo umuntu wese umwubahira urugero arimo, nagutwara ukabona araciriritse, niwe Imana ibaye imushyize, ariko siho azasazira. Nawe niwicara muri iyo ntebe ukabona hari abakubaha, ujye uvuga ngo Mana washyizeho abanyubaha, nanjye reka mbubahe, kuko wenda ejo bishobora guhinduka. Si byo nkwifuriza, ariko icyo namenye, isi irazamuka ariko iranamanuka. Burya isi irazamuka ariko iranamanuka. Burya isi iratambika ariko iranaterera. Hari ahazamuka hari n'ahamanuka. Bityo ukwiriye kwitonda ugakorera Imana wenda umushyitsi, byose icyubahiro kikagaruka ku Mana, kuko ejo n'ejo bundi uzabona impinduka nziza cyangwa mbi bitewe n'uko witwaye aho Imana yaguteretse. Icya kabiri, uzirikane ko uwo mwanya wose urimo Imana izawukubaza ikagushyira mu rubanza.
Irabwira ngo ariko uwo mwanya nagushyizemo wowe ukoze neza. Ndavuga ku mpande ebyiri, wowe ukoreshwa nawe ukoresha. Imana izakubaza ngo ko nagushyize aha ngo wubahe, mwigishe kubaha abakuruta, akazi ukore neza. Erega burya nibyo Imana itaguhamagarira gukora kuko ibona utabishobora, kuko naho uri ntubishoboye. Iki ngisubiremo, hari aho Imana itakuzamura ngo ikugeze kuko aho uri n'ibyo ukora ntubikora neza. Iravuga kugira ngo muzamure ajye kunsebya, reka murekeraho. Banza ucunge neza ko ibyo ukora ubikora neza, Imana ibone kukuzamura. Nta muntu bajya ba promosiyo babona adafite ubunyangamugayo kandi afite imbaraga zabikora, zabishobora. N'Imana niko imeze, Imana nayo si umuswa. Niyo mpamvu ukwiriye kwitonda kuri buri muntu wese ukugera imbere, kuko ejo n'ejo bundi amateka yahinduka. Reka mbaho urugero rutoya. Yesu atari yatangira ivugabutumwa yari umwana nk'abandi. Igihe atangira ivugabutumwa bamusuzugurira ko yakuranye nabo, bamusuzugurira ko bamuzi mu bukene, bamuzi mu ikanzu imwe, bamuzi kwa Josefu, bamuzi kwa Mariya, bamuzi no muri ya magambo ya kera yuko ari ikinyendaro, yuko yavutse mu buryo budasobanutse, yavutse mu buryo butazwi. Atangira ivugabutumwa bati ni inzara ibimukoresheje, mucunge neza wasanga abaye umwesikoro nka bamwe badutse. Mucunge neza Yesu wasanga abaye umwesikoro nka bamwe badutse. Ariko akababwira ati nyamara data yarantumye, bati siko turamuzi, yitwa Josefu, yakora igitangazo ati iriya ni maji, wasanga yaragiye gucisha ikuzimu, ni umukuru wa Belzebuli. Erega si twe twenyine bavuga ko dukorana n'imyuka y'ikuzimu cyangwa twadutse, na Yesu barabimuvuze. Niyo mpamvu mpamagarira abakozi b'Imana ngo nimuvuge ukuri nk'uko kuri muri Bibiliya, kuko simwe ba mbere muvuzwe. Yesu bamuhagaze imbere baramubwira, amaze kuzura abantu aho muri impumyi, baravuga ngo izi mbaraga gukoresha si iz'Imana, ahubwo uri umukuru wa Belzebuli. Uri Belzebuli wowe, uri umukuru wa dayimoni. Noneho bagafata imbaraga z'Imana bakazipfobya, bagafata iza Satani akaba arizo bazamura ngo ni umukuru wa dayimoni. Yazuye umuntu, yahumuye impumyi. Ni ngombwa neza ko ukwiye kubaha imbaraga z'Uwiteka, kandi aho uri, Bwana sifiwe, aho uri ugakora ubikwiriye kugira ngo Imana ikubahishe. Kandi nirangiza ivuga uti uyu muntu koko aho namushyize arahashoboye. Yesu atangira ivugabutumwa bamuseka, atangira ivugabutumwa bamugaya, atangira ivugabutumwa ariko akababwira ukuri. Ndabyibuka no mu byo yaburanye ageze kwa Pilato, yaravuze ngo ukuri kwaraje nimwakumenya. Pilato aramaze ngo ukuri ni iki? Yesu aramwihorera kuko yarahagaze imbere y'ukuri. Yesu Imana igeze no kubwira Ezekiyeli, iramubwira ngo genda ubwire abantu kuri. Ubwire umuntu ngo napfa azize ibyaha bye ariko wabimubwiye, amaraso ye ntabwo uzayabazwa. Ariko napfa wabonye ibyaha bye utabimubwiye, amaraso ye uzayabazwa. Nubwire umuntu ngo arasamba akabwira ngo bireke, akazapfa yarabyanze kubireka, ntabwo. Bwira umuntu niba asambana, mubwire ukuri ngo urasambana, byihorere. Mubwire ngo umurimo w'Imana wawutoba, mubwize ukuri. Mubwire ngo korera Imana izaguha umugisha, mubwize ukuri. Mubwire ko gutanga icya 10 ari umugisha we, si n'umugisha wawe, by the way, ni umugisha we. Mubwire ko gukorera Imana urimba ari umugisha we. Nagutera amabuye yagutera niwe wihima. Numubwira ko kubaha Imana no kwera imbuto ari byiza, gukuramo inda ari icyaha, kubeshya ari icyaha, mubwira ukuri nk'uko kuri, upfa kutamusesereza. Ejo navuga kuri inzaduka cyangwa ufite dayimoni, si wewe wenyine, gera ikirenge mu cya Kristo, ariko ukore umurimo wawe nk'uko. Wirinde kurengera, twirinde no gukora ibi, ariko uvuga ukuri nk'uko kuri muri Bibiliya, uvuga ukuri nk'uko Umwuka Wera akubwira kuvuga, amateka yawe azahinduka. Mana yanjye, Bibiliya iravuga ngo Samusoni akurira ahantu hari ibibazo, ariko ari igisubizo cyizo cyakemura ibyo bibazo. Ushobora kuba warakuze nabi, ushobora kuba warabayeho nabi, ushobora kuba ukuze muri situation itari nziza, yewe ukumvura nayinubira, ariko ndagushaka gutangariza ngo ntaguzi icyo Imana yagusigarije, ntaguzi icyo Imana yagusigarije, ntuzi icyatumye Imana ikongera imyaka yo kurama, ntuzi n'icyatumye uca muri ibyo bibazo bingana kuriya ntupfe. Wasanga uri igisubizo, wasanga uri igisubizo. Nyumva neza we, wasanga uri igisubizo cy'imfubyi, wasanga uri igisubizo cy'abapfakazi, wasanga uri igisubizo cya wa muntu wari warabuze umuhoza, wasanga uri igisubizo cya wa muntu wavutse arira uwo ukazamuhoza, wasanga uri igisubizo cy'uzagaburira abashonje, wasanga uri igisubizo cy'abana tubona ku muhanda, wasanga uri igisubizo cy'imyaka iri imbere abantu bakazakuruhukiraho. Wikwivovota iyo uba udafite umumaro, burya uba warapfuye, ariko kuko ufite umumaro nicyo gituma utari wapfa. Samusoni arakura, uko akura imbaraga zikagwira muri we,
uko kuri ubushobozi bw'Imana bukagwira muri we. Ntabwo nza kuvuga ibintu Imana yamukoresheje kugira ngo abafilisitiya bahombe, yabahombesheje ibintu byinshi pe, ariko reka mvuga iki ngiki. Umunsi umwe ngo abafilisitiya bumva neza, barafashe, bumva ibyo bagomba gukora barabikoze, bumva Abisiraheli barabazonze, bumva barabamaze, bumva byararangiye, bumva nta jambo bagifite ku buzima bwabo. Batubu amaraso yabo twarayafashe, nta kintu bazageraho, nta terambere rindi, nta gaciro bazabona, imbaraga zabo donke twarazifashe. Ntibamenya ko Imana iri gutekereza ibintu bizima. Rero ngo abafilisitiya nabo baravuga ati rero tumaze iminsi tuzonga Abisiraheli, ariko reka dufate umurima nkuko bafata igishanga, ngo cyari igishanga gikuru mu gihugu. Bati abafilisitiya bese mushore muri iki gishanga, kuko igishanga tugiye guhinga kizasavinga igihugu cyose, buri muturage wese kizamutunga. Cyari igishanga kinini, kuko Bibiliya iravuga ngo zari ingano nyinshi, izeze n'iziteze. Bati tugiye guhinga twese, tugiye gushora muri izi ingano z'uyu mwaka, tugiye kuzishora muri iki gishanga cyangwa ahantu hamwe, kugira ngo abaturage bose bazaryo. Kandi iki gishanga ubushobozi gifite n'imbaraga tugiye gushyiramo kizasavinga buri muturage wese, dusipoze wenda nk'imyaka 5. Imyaka 5 cyangwa 10 izashira tudafite ikibazo na kimwe cy'ingano cyangwa cy'ibyo kurya. Imana irabareka, barapanga, Imana irabihorera. Nicyo gituma birivuga ngo bazaterana, ariko sinjye uzaba bateranije. Ndetse ngo bazakora inama, ntabwo nzaba ndi muri yo. Ngo nibajya gutera nzabatatanyiriza mu nzira 7. Bibiliya ivuga ngo bahinga zangano. Abaturage bose yonka, buri muntu wese arashobora bati hari ahantu harera, ubwo byizwe n'abahanga bizagenda neza. Kandi umva hariho bije igaragara, n'ibyo bashyize ibimenyetso bifatika. Hanyuma ngo zimaze kwera neza, amatangazo yatangiye gutangwa. Wumve, abaturage bose bavuga ati ku cyumweru tuzasarura. Abatangiye kubara bati nzasarura tone 5 zizantunga, wenda nzakuramo iki. Abavuga ati nanjye hano nzakura inkwano. Abavuga bati nanjye hano nzakura igishoro. Araba n'abanzi avuga ati hano nzakura umutahe. Mazi Imana irimo irapanga. Bari bamaze igihe bahombya Abisiraheli, Imana icecetse. Bamaze igihe baguhombya, Imana iraceceka. Bamaze igihe bakuzonga, Imana iraceceka. Bamaze igihe bakobaza, Imana igaceceka. Bamaze igihe bayogoza utwawe, bakuriganya akazi, Imana igaceceka. Bakakwirukana ku kazi, Imana igaceceka. Promosiyo yawe kayinyonga, Imana igaceceka. Umva nkubwire, igihe kirageze kugira ngo Imana igaragaze ko wayisenze. Bibiliya iravuga ngo Samusoni bamukorera agakosa gato, bamwiyenzaho bati nawe uraje sha, nawe harya ubwo ngo waraje, ngo bamukorera agakosa gato. Yewe we, ngo Samusoni arakara. Imbaraga z'Imana zimuzaho, mwuka byaramwe. Imbaraga z'Imana nizikuzeho, ndakwinginze wageragezwa, ndakwinginze wahura n'ibibazo, ntukave mu mbaraga z'Imana. Ntugakore icyaha nkana, ntugacogore nkana, ntukagambirire ibibi, ntukagambirire kubabara, ntukagambirire guhemuka, ntukagambirire kwitura, ntukagambirire guhora. Ujye uhagarara aho Imana ishaka, kuko ifite imbaraga zo kukurwanirira. Ngo Samusoni yuzura umwuka wera, yuzura umwuka wera, aho ari yumva rujujwe, aravuga ngo simfate umuriro ngo ntwikize ingano, simfite n'umuhoro ngo njye kuzitema, sindi bahamagara abaturage bose ngo baze tujye kwirara tubiture. Oya, ahubwo muri autorite y'Imana, mu mbaraga numva zindimo, ngo ajya ku karubanda. Mwanasifiwe, ajya mu mbaraga zo gutegeka, ngo ahamagara ingunzu. Ingunzu ni udusimba tuba mu ishyamba, tugira amahane, tuvuga cyane, donc twiruka cyane, batwitanyira amahari ubundi mu Kinyarwanda. Ngo arazihamagara, ubundi ntitugira ikinyabupfura, nta discipline tugira, donc ariko araduhamagara kubw'imbaraga z'Imana. Inyiramahari zose ziramwitaba. Umva wo kabyarawe, nyiramahari zose ziramwitaba, naho Imana yateguye guhombya abanzi ari bo Bafilisitiya. Nyiramahari zimwitabye zose ngo ziraza, zose zijya ku murongo. Arazihamagara bati turakwitabye databuja. Arazibwira ngo mva, aba bantu bose mureba bamaze igihe bazunga Abisiraheli. Nyiramahari ziti turabizi, twabibonaga twabaga twibereye ku misozi, natwe inzara yaratwishe, mwadufataga neza, ariko turabizi. None tubwira icyo tugomba gukora kugira ngo natwe tubatere umubabaro. Mva sha. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo arazibwira tumva, rero ngiye kubahambira buri nyiramahari nyishyireho imvumba y'umuriro, igenda ikongeza mukwira iriya murima, iriya projet y'Abafilisiti mubahombye mugende mukonye. Nyiramahari zite watinze cyane, umuriro ushyire ku mirizo yacu nta kibazo. Ngo agenda kongezaho imirizo h'umuriro. Nyiramahari igenda ikongeza, Nyiramahari ntago zapfuye, ahubwo zaragiye zikongeza, ngo imiba itemye, ibirunze, izitarera, izumye, ngo zose umuriro agenda
ziratwika, zirashya, zirakongoka zose, ngo nta kintu cyasigaye. Kangutangarize ko abanzi bawe bahombye, kamvuge ko abanzi, kandi Imana ikoresheje imbaraga utatekerezaga. Ibyo bigwira ko uburozi banitse buzaguhitana buratumutse, byo kugira ko ibyo bagambira impapuro mpimbano zose zipfuye ubusa. Ibyo birego bakurega biraho byose bipfuye ubusa, uko kuguhimbira no kukuriganya byose bipfuye ubusa. Imana ihagurukije imbaraga, Imana ikoze igitangaza gituma abanzi bawe bahomba. Nyumva neza, muri wowe hahishemwe imbaraga utatekerezaga, muri wowe hahishemwe imbaraga z'ubushobozi, muri wowe hahishemwe imbaraga zitagaragara. Iyumvemo ko bishoboka, iyumvemo ko bihindutse, iyumvemo ko imbaraga z'Imana zidikute satopa zibanye nawe. Umva ngo utangarize, muri wowe hariho imbaraga zishoboye, muri wowe harimo imbaraga zishobora ibyananiranye. Imana wizeye ifite imbaraga. Aho uri vuga ngo Imana ikoze ikintu gituma abanzi banjye bahomba. Aho bangereje barira nabo bagiye kurira, aho bangereje bambabaza nabo bagiye kuba, kandi nta ruhare ngiye kubigiramo. Imana nigiye kubyikorera ubwayo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kubwanjye nzabyikorera, nta kizatuma izina ryanjye rituka. Kubwayo igiye kubyikorera, kubwayo igiye kubyikorera, kubwayo igiye gushyiramo ukuboko kwayo kugira ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nta kizatuma izina ryayo ritukwa muri wowe, kuko urasuzuguwe bihagije, uratutswe bihagije. Bina santi koteri ya drainia. Kuva uyu munsi ntabwo ibyaha bizongera gusuzugura, kuva uyu munsi ntabwo amakuba azongera gusuzugura, kuva uyu munsi ntabwo intambara zongera gusuzugura. Umwanzi wese arahombye, niko Uwiteka avuze muri iri jambo. Akira umugisha. Reka nsengere umuntu wese wumvaga acogoye, kangusengere wumve gucogoye, ukavuga uti pe naraguye kubera ko Imana yari yarantaye, nabaraga yarantaye. No, iragira ngo uzabe igisubizo cyaho ibibazo byari byabaye byinshi. Niba ibyaha byarakuzonze, abadayimoni bakagusuzuguza ibyaha, ubusamanye, gukuramo inda, kwikinisha, kubeshya, bya bindi byose nawe uzi, ntukinakorera Imana. Vuga ngo Mwami Yesu, uyu munsi nemeye ibyaha byanjye, nkwemeye nk'Umwami n'Umukiza, mu izina rya Yesu, amen. Reka nsengere buri muntu wese warunteze amatwi wumvaga yaracogoye, mvuge ngo umwanzi wawe nahombe kubwira ijambo. Mana, mu izina rya Yesu nsengeye umuntu wese warunteze amatwi, reka ukore igitangaza gituma umwanzi wahomba, imbaraga z'Uwiteka zibe kuri we, mu izina rya Yesu, amen. 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 Amen.